Aha ni mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Uyu ni umugore wo muri uyu murenge wa Kinyinya, nawe ubwe ariyemerera ko ari we wishe uyu mugabo we amuteye icyuma mu ijosi, aho yaje guhahamura abaturage batari bake. Icyateye ubwoba aba baturage kurusha ikindi ni uko uyu mugore akimara kumwambura ubuzima bwe, ni kuvuga uyu nguyu bari barasezeranye kwibanira akaramata, aho yaje guhita ahamagara mabukwe we akamumenyesha ko umuhungu we amaje kumukura kuri iyi si y'abazima. Byagenze ute? Uyu nguyu yamuhoraga iki? Wowe ntega amatwi, turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru, byose nabigusobanurire. Nkwibutsa ko channel ari ya yindi ni Subiza TV. Niba ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel rwo bwa mbere, kora subscribe cyangwa sabone, tujye turushaho kwibanira muri aya makuru tugutegurira buri uko bwije nuko bukeye. Ibitekerezo byanyu ndabikeneye ari byinshi, kuko biradufasha muri aya makuru tubagezaho, cyane ko aha duhari ku bwanyu. Ntago rero tuba turi butinde, ariko nkunda no kubabwira ko iyo mbagejejeho inkuru nk'iyi ngiyi mpita nyarukira no hakurya y'izi mbibi zacu, ubwo ni hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko nkunda kugenda mbabwira amakuru menshi cyane abavugirwayo. Nizera ko turaza kugerana ku musozo w'iyi nkuru tukiri kumwe, kugira ngo mbashe kukubwira noneho ibiri kuvugirwa i Kinshasa, aho byagaragaye ko hari umugore waje gukora amabara. Ni umugore ubarizwa mu ngabo za Kongo FARDC, aho yaje kugira gutya aporopozwa n'umukunzi we. Nyuma yo kuporopoza umukunzi we, haza icyo bita save the date. Abantu mwese murakizi, aho baje kwishyira hanze, ariko uyu mugore ari gusomwa, cyangwa se umugabo we ari kumusoma, ubwo ni fiance we, ariko ibyo bikaba byabaye umugore we cyangwa se uyu fiance we yambaye inifomo y'akazi. Kuri ubu rero akaba ari mu mazi abiri. Nibyo ndaza kugenda nkugezaho, ukaza gusobanukirwa neza uko bimeze. Ngira ngo nabyo uraza kugenda ubibona kuri screen yawe, kuko noneho nakubwira ko twakoze icyo bita innovation. Twagiye rero, ntabwo turi butinde gahunda. Murabizi ko aba ari kurasa ku ngingo cyangwa ku ntego, igihe bagiye bavuga ko gihenda, ariko sintekereza niba koko gihenda. Niba ushobora kugifata ukakijyana muri botike runaka, ukababwira uti dore ni saa 3 ni mumpe amandazi cyangwa se mumpe ibirayi ngiye gutekera abana, ntabwo nzi uko mwebwe mubibara. Tudatinze rero, nk'uko nabyiye mbikubwira, aha mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo muri umurenge wa Kinyinya, uyu mugore akaba ariwe wishe umugabo we bari bamaranye n'igihe babana, aho yaje kumwica akoresheje icyuma yaje kumutera mu ijosi. Ahangaha rero nk'uko uyu ahangaha nk'uko uyu mugore yaje kugenda abigaragaza, cyangwa se bahaye amakuru TV na Radio 1, bavuze ko akimara kumutera icyuma yaje guhita ahamagara nyirabukwe kuri telefone amumenyesha ko yishe umuhungu we. Imagine, mwumvisha aho isi igeze. Ahangaha murumva ko byanze bikunze bari bafite icyo bapfa kandi gikomeye cyane. Ari nayo mpamvu nkunda kubwira abantu benshi bashobora kuba babanye, ubwo n'umugabo n'umugore, niba muzi ko mubanye mu makimbirane, ibyo ngibyo rwose nimubishyire hagati y'amategeko. Niba munatandukana, mutandukane, aho kugira ngo umwe azageraho yambura undi ubuzima. Ubwo reka uyu mugabo rero dukomeze kumwifuriza iruhuko ridashira. Uyu we yaje guhita atabwa muri yombi, birumvikana. Ubwo iperereza ryatangiye gukorwa kugira ngo habashe kumenyekana icyaba cyateye uyu mugore kwica umugabo we amuteye icyuma mu ijosi. Ubwo rero ntago turi bujye muri byinshi, nk'uko nagiye mbikwemerera. Ahangaha twahise tujya ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo uri kubona neza abo bajene babiri, ni umugabo n'umugore biyemeza kurushinga, aho save the date n'ubundi iyo yagiye hanze, murabizi ko ubwo haba hariho n'itariki y'ubukwe bwo bya save the date. Sinzi uko mwebwe mubibara. Uyu ni umusirikare wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, ari mu mazi abira. Kuri ubu ni nyuma yo gushyira hanze ifoto imugaragaza ahobera umukunzi we. Ariko kandi nubwo ndi kugenda nkugezaho iyi nkuru y'ahangaha, ngira ngo namwe muri kugenda mwihera ijisho. Iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifite ukuntu gikaza amategeko mu bigendanye no gufunga abasirikare, cyangwa se bamwe mu bagize izi ngabo z'iki gihugu cya DRC FARDC. Ngira ngo
mumaze iminsi mwumva inkundura y'abajenerali bagiye bafungirwa ibintu bigiye bitandukanye, aho uriya mugabo Tshisekedi aho kugira ngo akemure bya bibazo byakabaye bifatika bari kugenda akata muri aba basirikare, ubona ko ibintu ari gukora bidafitinga neza. Ku wa gatanu tariki 24 Ukwakira nibwo uyu witwa Salah Ebabi uyu nguyu yatawe muri yombi mbere yo gushyikirizwa ubushinjacyaha bwa gisirikare. Ku wa kabiri tariki rero 28 ubwo harejo Ukwakira, ubushinjacyaha bwamusabiye igihano cyangwa se bwamusabiye imyaka 10 y'igifungo. Imagine ifoto yonyine, kwifotoza byonyine igitangaje ari kumwe n'umukunzi we, ibaze none yaba ari undi wo hanze. Ifoto yonyine ngo nuko yayishyize kuri izi mbuga nkoranyambaga, kuri TikTok. Ibyo ngibyo uraje wumve impamvu abangaba bahise bamuporopoza imyaka 10 y'igifungo y'ubushinjacyaha bugaragaza imyitwarire inyuranyije n'amahame ngengamyitwarire cyangwa se n'amahame agenga imyitwarire ya gisirikare cya Kongo. Ngaho rero namwe nimwunyumvire ahangaha Kinshasa iyo biri kugenda bihagaragara, ubwo nkeneye ibitekerezo byanyu muri comment, muvugishije ukuri ibyo muri kugenda mwibonera namwe. Ture ifoto nayizanye kuri screen, iyi niyo imushyirishijemo, iyi ni igiye gutuma akatirwa imyaka 10 y'igifungo. Nimujya muri comment mu ibitekerezo byanyu mukurikije iyi foto muri kubona, muri kubona amakosa yakoze ari ayahe mu by'ukuri tutabeshye. Usibye Tshisekedi ufite amategeko ntazi aho yakuye, ubu muri kubona uyu muntu yaciye nk'amabere. Gusa hasi hari abandi bantu bagiye bavuga ibinyuranyije n'ibyo uyu mukobwa bari kugenda bamusiza. Ugenda untega amatwi nabyo ngende mbikugezaho. Ni nyuma yo gushyira rero ku rubuga rwa TikTok aya mafoto n'amashusho amugaragaza ahobera umukunzi we, aho ibi ngibi ngo ubwo nashatse kuvuga ko uyu mukunzi n'ubundi biteguraga kurushinga mu mpera z'iki cyumweru, aho n'ubundi bari basohoye save the date. Biteganyijwe ko rero kuri uyu wa gatatu, ubwo uyu munsi today itariki ya 29 Ukwakira, aribwo ubutabera bwa gisirikare bufata umwanzuro ku rubanza uriya musirikare aregwamo. Ariko kandi hagati aho itabwa muri yombi rya Ebabi ryakuruye impaka ndende mu banyekongo. N'ukuri kose birumvikana pe, uyu mukobwa arazira iki? Mwamuretse akirongorerwa ifoto, bundi kari ifoto ko tubona amafoto agiye atandukanye ya hariya hakurya, abasirikare bagiye batandukanye bakora utuntu twinshi utamenye uko tumeze, ari two twakabaye tunabafungisha. Uyu yakoze iki koko? Tuvugishije ukuri. Ariko kandi abangaba ubwo ni abanyekongo bose muri rusange, ibi ngibi byabavugishije, aho bagiye bavuga byinshi bigiye bitandukanye, bavuga ngo ntibibaza impamvu yafunzwe mu gihe hari bamwe mu bajenerali bo mu ngabo z'iki gihugu baherutswe cyangwa se haherutswe cyane kuri Generali Majoro John Cibangu bakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bakora ibidakwiye. Ariko kandi abo ngabo ntibigeze bafungwa cyangwa se ngo babiryozwe. Ariko uyu nguyu wifotoranyije n'umukunzi we, by'umwihariko ni save the date, akagafoto yagakoresheje mu buryo bwa save the date, bibaye intambara, agiye no kubizira. Namwe rero ubwo ni kuvuga abacamanza ba kiriya gihugu, ubwo ntekereza ko iyi nkuru bashobora kuzagenda bayibona, wenda birashoboka ko batabumva ururimi mvuga, ariko byanze bikunze AI yaraje. Ariko ibi bintu muzabisesengure cyangwa se muzarebe neza ko uyu mukobwa azira ubusa pe. Nanjye nabivuze, azira ubusa 100%. Ngaho nguko aha ni muri Kongo n'amategeko yayo akakaye kugeza kuri uru rwego. Nkurikije ibibazo biri Kongo, ntabwo bakabaye bashyira imbaraga muri ibi ngibi, kuko ibyo kwitaho birahari byinshi cyane. Ngewe reka nshimire mwe mwari munteze amatwi, nabwira ngo tuze gusura amakuru yacu ari imbere, kandi ndabakunda. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.